Amahoro y'Imana we mukunzi w'Ingenzi TV uri kumwe nanjye Spiridiyo Habimana. Umuhanzi Semucyo Wera Jean Berkimas alias Semu aracyavugwa, aracyaririmbwa. Ubugeni n'ubuhanzi ni kimwe mu bihora biranga uwabikoze akabisangiza abantu batandukanye. Inkuru yacu iri ku muhanzi Semucyo Wera Jean Berkimas alias Semu. Uyu muhanzi yamenyekanye muri Orchestre Salus Populi ya INR do Ruhande i Butare. Ubu ni kaminuza y'u Rwanda, ariko muri icyo gihe hari kaminuza nkuru y'u Rwanda. Ubwo Munyambuga Deo alias Marumba na bagenzi be bageraga muri kaminuza i Butare bahasanze Semucyo yigayo batangirana Orchestre Salus Populi. Mu gihe yari ageze mu mwaka wa kabiri Semucyo yarirukanwe. Ubwo Semucyo Wera Jean Berkimas yirukanwaga muri kaminuza yahise akomereza umuziki we muri Orchestre Impala. Isi tuyibaho ariko tukayivaho. Mu gihe Rugira yahamagaraga Semucyo Wera Jean Berkimas ibyo byajemo ikibazo cyakurikiye ubuzima bwe. Orchestre Impala ziyobowe na Gasasira Jean Felix alias Sosomado bakoze mu nganzo bati Semu ntacyo bitwaye tuzahora tukwibuka. Impala ziti mu ntegetse iki? Abana ba Adamu ko nabyaye nkarerwa. Umugore ati byatangiye kare bamugurira agakweto bakamikwa bitwaje ko atakowe. Wakurikiye indirimbo zaririmbiwe Semucyo Wera Jean Berkimas alias Semu amaze gutabaruka bagize bati umuhanzi ahora avugwa igihe cyose, umuhanzi ntapfa aratabaruka. Iyi ni Ingenzi TV.